Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Oh, yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Abana, kuri uyu munsi, kuri Noheli y'abana, intego yo muri iki cyumweru cya Noheli ni iyihe? Matayo ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Amen. Haleluya. Amen. Umunsi kuri Noheli y'abana twabateguriye umuvugo uvuga ngo natwe abana dufite ijambo. Natwe abana dufite ijambo, twarihawe n'uwaduhanze, yaradukunze aradutonesha, turerwa neza bishyira kera, turi mu rwuri turamushima. Nibutse ivuka rya mwami Yesu ndatangara, amateka yawe akandenga, kwiyumanganya bikananira, uko wavutse nk'abandi bana, urerwa rwose nk'abandi bana, wicisha bugufi cyane kandi uzategeka isi yose. Simiyoni waranezerwa, atora Yesu ashima Imana, muri iyi mvugo anezerewe ati, mwami Imana, sezera umugaragu w'amahoro nk'uko wansezeranyije. Bantu mwese muduteze amatwi, ishyari n'ibibi rigira nabi. Umwami Yesu amaze kuvuka byamenyekanye mu gihugu. Muri icyo gihugu yavukiyemo cyategekwaga na Herode. Herode amaze kubyumva ntiyatuje umutima rwose, yatekereje iby'uwo mwana asanga azamusimbura, ashakishije uburyo bwose bwo kwica Yesu akiri uruhinja. Nyamara rero ntibyashobotse ko umwami Yesu apfa muri icyo gihe, kuko umugambi watumye avuka wari atarawusohoza rwose. Amen. Haleluya. Yego. Twakomeje. Haleluya. Amen. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu ariko ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza amahanga yose. Amen. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 432 7 Joshua Bakers, we are always here for you. Tugusuhuze kandi tukwifuriza ibihe byiza, wowe usanzwe ukunda kandi ugakurikira ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV. Turagusuhuje aho uherereye hose mu ntara
zigize iki gihugu cy'u Rwanda kandi tuguhaye ikaze. Nk'uko mubizi rero turi mu minsi mikuru ya Noheli, uyu munsi yari Noheli y'abana, umunsi w'ejo ni le 25 nk'uko dusanzwe tubizi, le 25 za buri mwaka nk'ibisanzwe uba ari umunsi mukuru wa Noheli, aho tuba twibuka ivuka rya Kristo, ubwo yaje mu isi, akaza mu ishusho y'umwana w'umuntu agira ngo acungure ab'isi bose. Rero uyu munsi wari umunsi udasanzwe, wari umunsi mukuru w'abana, niyo mpamvu twifuje kugira ngo uyu munsi tubazanire abana batoya, tuganire nabo by'umwihariko kuri uyu munsi wabo wa Noheli. Yego, reka tubahe ikaze rero, reka twemerere mwarimu wabo ubakuriye tumwakire, nibamushyikirize mikorofone, muhe mikorofone, hanyuma tumuhe ikaze, tubahe ikaze, adufashe kubakira muri uyu mwanya ku Buzima Buramya Imana TV. Tubahaye ikaze. Murakoze. Haleluya. Yesu nashimwe. Dushimiye Imana by'umwihariko ko yabanye natwe kuri uyu munsi wacu wa Noheli. Byari ibyishimo, ndatekereza namwe mwishimye. Si mwishimye? Umukiza yavukiye mu mitima yacu kandi Imana yabanye natwe muri byose, twanezerewe, twishimye, kandi ndatekereza n'ejo dukomeje kwishima kuko ejo tuzajya muri Noheli y'abakuru, sibyo? Twifuje rero kugera hano kugira ngo dufatanye na mwene data kuramya Imana kuri iyi TV yitwa Ubuzima Buramya Imana TV. Turanezerewe cyane. Murakoze kuduha ikaze. Tubahaye ikaze. Turagira ngo rero twakirane, aba n'abana banjye, harimo abayobozi, abadirija n'abandi bayobozi dufatanyije kuyobora, bamfasha kwigisha abana. Ndabashimiye cyane kubw'uruhare rwanyu mwagize. Imana ibahe umugisha. Rero tudatinze reka twakirane, reka nsabe abasore batere haleluya, tubakire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Reka nsabe n'abajene banjye b'abakobwa nabo batere haleluya, tubakire mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Turabakiriye mwese, mwumve mwikaze, dusangire ibyiza Umwami yaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze. Yego. Nagira ngo usubize mikorofone wari uyifite, hanyuma adusengere, asengere uyu mwanya tugiye kubamo kugira ngo Imana ibane natwe. Mufate neza dusenge. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, dushimiye ko twagejeje hano hantu amahoro. Mana ushimire. Rero Mana tugiye gutangira gahunda zacu, udufashe tuyitangiye, udufashe tugeze ku musozo tugimeye ku mwuka wazima. Mana rero turagusabye ngo uturinde, nituza gutaha tugimeye ku mwuka wazima. Turashimira izina ryawe, mbisabye n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yego, rero reka tubahe ikaze kugira ngo tubane muri uyu munsi mukuru wa Noheli, ariko nifuzaga kumanza kubabaza, ese aho muvuye n'ubundi itorero uyu munsi ryari ryabafitiye uyu munsi mukuru wa Noheli, ndagira ngo mutubwire, ese uyu munsi ni umunsi mwumva mute nk'abana b'itorero? Umunsi mukuru wa Noheli usobanuye iki? Utwibutsa iki? Umuntu wumva ari tayari adusubize. Yego, n'ubundi ufite mikorofone yadusubiza, hanyuma turaza kwakira n'abandi batubwire. Uyu munsi ni umunsi usobanura ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi utwibutsa yuko Umwami wacu Yesu Kristo yasize icyubahiro cyiwe mu ijuru, akamanuka mu isi, akaza kugira ngo abashe gucungura umuntu, akaza yicishije bugufi, akavukira mu kiraro cy'inka,
akabaho mu buzima bubabaje ariko akabaho kugira ngo acungure umuntu. yego, reka ohereze n'umwe mu basore bari hariya nawe atubwire ese uyu munsi mukuru wa noheli by'umwihariko ku bana batoya uvuze iki, wumva bivuze iki? bivuze ko Yesu ataje gucungura abantu bakuru gusa n'abana ashobora kubacungura. yego Abana bato nabo yarabavukiye. yego yego sinzi niba hari undi ushaka kugira icyo atubwira tugakurikizaho ikibazo cya kabiri. Hari undi ufite uko abyumva? ni uko Yesu Kristo yaje abyawe n'umwari Mariya akavukira mu mitima yacu, ndikumva ari icyo gisubizo. yego yego, reka dukomeze. Nagira ngo by'umwihariko mutugezeho akantu k'agakino mushobora kuba mufite cyangwa akaririmbo mwaduteguriye kuri uyu munsi mukuru wa noheli, by'umwihariko uba ureba abana. Impamvu rero uyu munsi uba ureba abana ni uko Kristo avuka yaje ari uruhinja, nawe yaje mu ishusho y'umwana mutoya. Rero niyo mpamvu akenshi dukunda kumwizihiza nk'umwana, ariko ubu ntabwo akiri umwana, ntabwo akiri muto, ahubwo umurimo wari umuzanye wo gucungura abantu yarawukoze, amanza kuba umwana, nawe yiga garidiyene, yiga pirimeri, arakura akora nka bya bindi byose abana bakora byiza, ariko hanyuma ageze aho aba umuntu mukuru acungura itorero. Ariko ubu ngubu ari iburyo bw'Imana Data, ahora asabira itorero, ahora asabira abo yameneye amaraso, kandi azagaruka kubatwara kugira ngo aho atuye kwa Data nabo abajyaneyo. Haleluya. Yego, reka tubahe ikaze rero tugezeho. Simbizi mufite udukino, mufite umuvugo, mufite indirimbo, reka mutugezeho ibyo mwaduteguriye by'uyu munsi biri bunezeze abandi bana bagenzi banyu babareba. Ni karibu. Amen. Umunsi kuri noheli y'abana twabateguriye umuvugo uvuga ngo natwe abana dufite ijambo. Natwe abana dufite ijambo, twarihawe n'uwaduhanze, yaradukunze aradutonesha, turerwa neza bishyira kera, turi mu rwuri turamushima. Iyo nibutse ivuka rya Mwami Yesu ndatangara, amateka yawe akandenga, kwiyumanganya bikananira, kuko wavutse nk'abandi bana, urerwa rwose nk'abandi bana, wicisha bugufi cyane kandi uzategeka isi yose. Simiyoni waranezerwa, Theodore ashima Imana, muri iyi mvugo anezerewe ati: Mwami Imana, sezera umugaragu w'amahoro nk'uko wansezeranyije. Bantu mwese muduteze amatwi, ishyari n'ibibi rigira nabi. Umwami Yesu amaze kuvuka byamenyekanye mu gihugu. Muri icyo gihugu yavukiyemo cyategekwaga na Herode. Herode amaze kubyumva ntiyatuje umutima rwose, yatekereje iby'uwo mwana asanga azamusimbura, ashakishije uburyo bwose bwo kwica Yesu akiri uruhinja. Nyamara rero ntibyashobotse ko Umwami Yesu apfa muri icyo gihe, kuko umugambi watumye avuka yari atarawusohoza rwose. Amen. Haleluya. Yego. Twakomeje. Haleluya. Amen. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu ariko ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza amahanga yose. Amen. Amen. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya.
Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda, Yuda yabyaye Peresi, Peresi yabyaye Hezironi, Hezironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi, Bowazi yabyaye Obedi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya igihe bimuriwe i Babuloni, bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Sharutiyeli, Sharutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eleyazari, Eleyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yozefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu Kristo. Amen. mumuhe amashyi we. Yuuu. Yego, nagira ngo dukomeza noneho mutubwire intego yanyu y'iki cyumweru. Ni akantu keza mujya muvuga kakadufasha kakatunezeza. Nagira ngo ubayobora abafashe abayobore, hanyuma mutwibutse intego yanyu y'iki cyumweru cyo muri Noheli ni iyihe? Abana, kuri uyu munsi, kuri Noheli y'abana, intego y'iki cyumweru cya Noheli ni iyihe? Matayo ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Amena. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka uhereze mwarimu wanyu mubaze akabazo kamwe. Nagira ngo atubwire, ese ubona bimaze iki kuba itorero rifite abana nk'aba bakiri batoya bari mu nzu y'Imana? Ese ni iki wabwira ababyeyi baba bafite abana ariko batabazana mu nzu y'Imana? Murakoze cyane. Kuba abana baza mu nzu y'Imana bifite umumaro munini kandi bifite igisobanuro. Kubera ko umuntu umwe yaravuze ngo amaboko adakora Satani ayaha imirimo. Nimba umwana yirirwa mu rugo ukaba utamuzana gusenga, bishaka kuvuga ngo ntabwo uzi ibyo yiriwemo. Ashobora kwirirwa mu ngeso mbi hamwe n'abana b'abaturanyi bagenzi babo bafite ingeso mbi badakijijwe, ariko iyo umwana umuhaye freedom akaza mu nzu y'Imana, hari byinshi yigiramo, kuko aba nibo bakozi b'ejo hazaza, nibo bayobozi dufite ejo hazaza, nibo bapasiteri, nibo bazakora muri perezidanse, muri za minisiteri zitandukanye. Rero ntabwo wakora aho hantu udafite na disipurine, udafite n'ibyo wize byagufashije muri ubu buzima. Kujya mu ishuri gusa udasenga ntacyo ntekereza byagufasha gikomeye, ariko iyo ufatanije kwiga ukanasenga bigira umumaro ukomeye, kubera ko nibo bazavamo abantu bakomeye ejo, nibo bazavamo abayobozi. Kandi umuyobozi udasenga aragorana, agira amategeko akomeye. Rero iyo batangiye bakiri bato birabafasha no mu mikurire yabo, bakura neza, ko n'ijambo ry'Imana bitubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Icyo nashishikariza ababyeyi bakunda kuza gusenga bagasiga abana mu rugo, nababwira ko ari ikosa rikomeye cyane, kubera ko nabo mu mikurire y'abana bazabagora, bitewe n'uko iyo nzira batayibamenyereje bakiri bato.
nibajya kuyibigisha iyo nzira bakuze bizabagora. Rero nabashishikariza kujya bazana abana mu rusengero bakiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima bwa buri munsi, uyu munsi turimo n'ejo hazaza. Biraduherekeza, bitugeza ahakomeye. Gusenga ni byiza, ni imibereho, gusenga ni ubuzima. Nashishikariza ababyeyi bakunda gusiga abana mu rugo bajye babazana, nk'uko Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange ntimubabuze, kuko ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Rero nashishikariza ababyeyi bose kutajya basiga abana mu rugo, ahubwo bakabazana bakabamurikira Imana, kuko iyo usize umwana mu rugo uba uri kumumurikira Satani. Kandi hari n'ababyeyi bakunda kubasiga mu rugo nta mirimo bafite, ngo babe bari mu rugo gusa. Ntabwo ari byiza. Ababyeyi ndabashishikariza kuzana abana mu nzu y'Imana, bizaborohera nabo kurera abana. Murakoze. Yego, Imana ishimwe. Dushimye Imana. Reka n'ubundi dukomeze, ariko ni ukuri ntako bisa kugira umwana wawe mutoya ukamuzana mu nzu y'Imana akahakurira akahaba. Ni ukuri ni umugisha. Uwitwa Hana we yabonye umwana bitinze, ariko yaramubonye amutura Imana, aramuzana, aravuga ngo uyu azaba mu nzu yawe iminsi yose, ari we Samweli. Kandi koko byagize umumaro, yabaye umukozi w'Imana, yabaye umuhanuzi w'Imana, niwe wimitse Dawidi. Rero n'aba ngaba kuva bahari ni umugisha, kandi bafite byinshi bazagiraho umumaro, yaba ku gihugu yaba ku itorero. Rero ntako bisa kugira abana mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero twinjiye mu kanya ko kuririmba. Nagira ngo mutugezeho indirimbo ijyanye n'ibi bihe bya Noheli turimo, kugira ngo n'abana bari burebe iki kiganiro, abana bagenzi banyu barusheho gufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Oh, yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Yatuvukiye twese ntago yarobanuye. Abanyabwenge bakurikiye inyenyeri, babajije Herode bati yavukiye he? Herode arababwira mugende mumuramye, mugaruke mumbwire nanjye nze kumuramya. Abanyabwenge bakurikiye inyenyeri, babajije Herode bati yavukiye he? Herode arababwira mugende mumuramye, mugaruke mumbwire nanjye nje kumuramya. Muze tugende tujye kumuramya, tumuture amaturo, tumuture n'imitima ayivukiremo. Bwoko rariya kini tugende. Muze tugende tujye kumuramya, tumuture amaturo, tumuture n'imitima ayivukiremo. N'ubundi n'umwana muto waje kureba umwana w'Imana. Ubundi umwana muto waje kureba umwana w'Imana. Aho yatuvukiye yavukiye i Betelehemu, avukira mu gikene, kugira ngo abana bato natwa yatuvukiye yavukiye i Betelehemu, avukira mu gikene, kugira ngo abana bato natwa dukize. Ubu ngenda umukobwa naje kureba uwo mwana w'Imana,
aho yavukiye ubu ngenda umukobwa naje kureba uwo mwana w'Imana aho yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato natwe dukize yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato natwe dukize ubu ngenda umusore waje kureba uwo mwana w'Imana aho yavukiye ubu ngenda umusore waje kureba uwo mwana w'Imana aho yavukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato yatuvukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato natwe dukize umusaza naje kureba abo mwana w'Imana aho yavukiye ubu ngenda umusaza naje kureba uwo mwana w'Imana aho yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato yatuvukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato natwe dukize ubu ngenda umukecuru naje kureba uwo mwana w'Imana aho yavukiye ubu ngenda umukecuru naje kureba uwo mwana w'Imana aho yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato yatuvukiye yavukiye i Betelehemu avukira mu gitene kugira ngo abana bato natwe dukize muze tugende tujye kumuramya tumuture amaturo tumuture n'imitima ayivukiremo bana bato tugende muze tugende tujye kumuramya tumuture amaturo tumuture n'imitima ayivukiremo korari yakini tugende muze tugende tujye kumuramya tumuture amaturo tumuture n'imitima ayivukiremo. Haleluya. Amen. Yego. Haleluya. Yego, Yesu yatuvukiye iyo ndirimbo ibafashe kandi inezeze abana batoya mushobora kuba muri kureba iki kiganiro. Yesu yaratuvukiye. Ndifuzaga kubabaza rero, mwebwe mwamenye Kristo kuko Kristo ni inshuti y'abana. Kristo akunda abana cyane kuko nawe yabaye umwana mutoya. Nagira ngo mutubwire ese nk'umwana w'Imana uba mu nzu y'Imana uba muri korari yakini ni ibiki akwiriye kwirinda Kristo yanga kugira ngo Kristo akomeze arusheho kumwishimira? umwana uzi Imana yirinda gusanga abandi bana batayizi ahubwo akabasanga akabashishikariza gusanga Imana. Yego, gusanga Imana gute?
nyine akababwira ati muve mu ngeso mbi, ingeso murimo ntabwo zishimisha Imana, ahubwo muze tujye gusenga. yego. N'abandi nibatubwire ni nk'izihe ngeso muzi Kristo adakunda, umwana wamenye Kristo uba muri korali ya Kini aba akwiriye kwirinda akazibuza n'abandi. Izo ngeso harimo ubusambo, kurwana, gutukana, Yego, ingeso ubusambo, kurwana, gutukana. N'abandi nibatubwire, hereza na bashiki bawe batubwire ni ibindi biki uba wumva umwana w'Imana aba akwiriye kwirinda kugira ngo Kristo arusheho kumwishimira. umwana w'Imana ibintu aba akwiriye kwirinda, aba akwiriye kwirinda abamushuka, aba akwiriye gusenga cyane kugira ngo Satani atamukurura, aba akwiriye kwirinda ingeso mbi mu bandi bana bibonana, ahubwo abo bana bandi bibonana akabazana, akabigisha ijambo ry'Imana, akagenda abazana mu itorero gake gake nabo bakamenya Imana. Yego, amen. Tuzi amategeko y'Imana, murayazi? Yego, ninde watubwira muri ayo mategeko itegeko ririmo rireba abana cyane? Ninde waritubwira? Yego, muhe mikorofone wowe ku ruhande. wubahe so na nyoko. Wow, yego, mumuhe amashyi menshi. Reka n'umwegereye nawe atubwire iryo yari atekereje. Wubahe umunsi w'isabato. Yego, nabyo ni byiza, nawe mumuhe amashyi. Yego, ariko itegeko rireba abana cyane mu mategeko y'Imana ni itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzaramire mu isi ubashe kubaho neza. Haleluya. Muri mwe harimo abasuzugura ababyeyi ba papa na ba mama babo? Ni byiza rero ko mutabasuzugura, kuko mu mategeko y'Imana urumva ko harimo itegeko ribabuza gusuzugura ababyeyi. Yego, nagira ngo rero mutubwire, ese iyo muri vakansi ni igiki muba mwumva Kristo aba abashishikariza cyangwa se abasaba gukora nk'abana bari mu nzu y'Imana? Yego. Iyo turi muri korali twumva Kristo iyo muri vakanse, ubu turi mu biruhuko, iyo muri vakanse mwageze mu rugo mwongeye guhura n'ababyeyi, by'umwihariko muri iyi minsi mikuru, muba mwumva ari ibiki, ari nk'inshingano zihe mufite nk'abana, by'umwihariko abana b'Abakristo? Iyo turi muri vakanse ibintu twumva Kristo adushishikariza ni ukugira ngo twubahe Imana kurushaho, ikindi kandi twegere bagenzi bacu baba batari mu nzu y'Imana, batubaha ababyeyi, basuzugura, bagira ibyaha, kugira ngo tubegere nabo tubabwire ko Kristo agira neza, tubashishikarize kuza mu nzu y'Imana kugira ngo nabo bazemo, ubwo twasubira mu mashuri tugasubiramo nabo bigisha bagenzi babo babona, kugira ngo dukomeze dukorere mu murimo w'Imana. Murakoze. Yego, nari mbonye n'uwo mwegeranye hari icyo ashaka kutubwira, inshingano z'abana mu gihe cya vakanse wowe wumva ari izihe? Ngiye ku rwanjye ruhande numva umubyeyi wanjye nta kintu na kimwe yakora, ahubwo yaba ari njye uri kumufasha, nkamwubaha, nkamufasha imirimo yoroheje, ibintu nk'ibyo. Yego, yego. Abasore, inshingano z'abana mu gihe cya vakanse mu rugo uba wumva ari izihe? Inshingano dufite, kuko tuba tubona umwanya uhagije, tugomba kugira ibihe by'amasengesho, tukagira ibihe binini by'amasengesho, kuko tuba dufite umwanya munini. Yego, nagira ngo mwarimu adufashe dusoza, tusatira ku musozo, abibutse inshingano muba mufite nk'abana mu gihe cya vakansi.
ntabwo ibitureba ari ugusenga gusa, ahubwo twibuke ko turi n'abanyeshuri, tuba tugomba gukora imirimo yo mu rugo, tugasubira mu masomo n'ubundi, hanyuma ariko nanone tukaba hafi ababyeyi, tukabumvira, bakatugira inama, tukazishyira mu bikorwa. Rero nagira ngo ababwire inshingano z'abana mu bihe by'ibiruhuko cyangwa bya vakanse, ariko kugira ngo n'abandi barebe iki kiganiro barusheho kumviraho inshingano baba bafite mu gihe cy'ibiruhuko. Murakoze. Inshingano z'abana mu biruhuko cyangwa se muri vakanse cyangwa no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Murabizi nk'uko duhora tubyiga, inshingano ya mbere ni ukubaha ababyeyi banyu. Si mubizi? Nk'uko n'itegeko ry'Imana ritubwira ngo ujye wubaha so na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Rero muri vakansi ho mugomba kubigira akarusho kuko nibwo muba muri kumwe n'ababyeyi cyane, kubera ko indi minsi y'amasomo muba muri ku ishuri. Ubu rero muba musa n'abari closed n'ababyeyi, muba mugomba kubumvira, sibyo? Mukabubaha, mukabatumikira, bagutuma ukagenda ntubwire ngo ndanze cyangwa ngo bwira uriya, sibyo? Ahubwo ukumva icyo ababyeyi bagutegeka, sibyo? Kubera ko umwana usuzugura ntabwo abona ibyiza. Umwana usuzugura abona ibintu bibi. Uzarebe mu rugo iyo muri nk'abana batatu, ni urugero nanze, hakaba harimo nk'umwana ukunda kubaha ababyeyi, mubona yuko ariwe bakunda cyane, si mubibona? Mama yajya mu soko akamuzanira shokora, akamuzanira biswi kubera ko ntago amusuzugura. Rero nubona iwanyu badakunda kugutuma, uzajye wigiraho ikibazo kubera ko bazi kubasuzugura. Nubona bakunda kugutuma, ntukajye ubyinubira ngo kuki njye mutuma njyenyine n'abandi bavandimwe ngira, ntukajye ubyinubira. Ni byiza, sibyo? Ni wowe umubyeyi aba yibonyemo abona ko wamwumvira, sibyo? Nk'uko n'Imana nayo iza abantu bayumvira, izi n'abayinaniye, sibyo? Ariko twese iradukunda. Rero ko n'umubyeyi wawe aba yarakubyaye aba ategetswe kugukunda, ariko kugira ngo gukunde cyane ubigiramo iki? Ubigiramo uruhare. Rero ibintu mugomba gukora muri iyi vakanse, cyane cyane ubu turi mu minsi mikuru, ni ukugerageza kumvira ababyeyi, sibyo? Mukirinda mujya kuzerera mu ngo z'abaturanyi ngo ni mu minsi mikuru, ngo ndi kubona iwacu batetse inyama z'inka, kandi ngo aho baturanye ngo batetse iz'inkoko, ngo reka njye kuvumbayo. Oya, uzajye mu rugo baguhaye agahushya. Ikindi, ntimugasuzugura ababyeyi, ntimugatukane, sibyo? Gutukana na bagenzi banyu, umuntu akagutuka adasenga nawe ukamutuka uri umukristo, ntabwo ari byo. Ahubwo wowe uramureka ukamubwira ngo nawe si wowe Imana igira ite? Ubabarire, sibyo? Kandi ugafata n'igihe cyo kumusengera, ntumusubize, sibyo? Kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo utuka utari kumutuka aba ari kwituka, sibyo? Iyo wenda akubwiye nawe ntumusubize, ejo arikosora, sibyo? Ikindi, mukubaha ababaruta nabo muruta, sibyo? Mukubaha abana muvukana, mukubaha abaturanyi, sibyo? Mukubaha ababyeyi, mukubaha abantu bose babakikije, sibyo? Kandi mugakunda kumva ibyo ababyeyi bababwira, ibyo abarimu bo muri Sunday School bababwira, kuko iyi nzira ni izabaganisha mu bwami bw'ijuru, kandi gukiranuka kwanyu niko kuzabageza kuri byinshi, sibyo? Umuntu utukana bamwita indiscipline, sibyo? Ubwo iyo ubaye indiscipline nawe urabyumva, seve yawe bipfuye, sibyo? Umuntu utumvira ababyeyi aba yishe seve ye, sibyo? Rero mugerageze mwumvire ababyeyi, mukore imirimo babategetse, wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana, sibyo? Murakoze cyane, nizere ko tugiye kubikosora, abakoraga utwo dukosa bagiye kwikosora, sibyo? Murakoze. Yego, reka nshuti bakunzi rero b'ubuzima buramya Imana TV, reka dusoreze hano ngira ngo mwaryohewe n'aba bana batoya muri iki gihe cyo kwizihiza isabukuru ya Kristo mu gihe amaze acunguye itorero. Rero ntakiri mu mva, ahubwo yarazutse, ari iburyo bw'Imana Data kugira ngo azagaruke aje gucira imanza abazima n'abapfuye, kugira ngo abamwumviye ajye kubatuza aho ari. Yego, reka dusoze rero. Ninde uri budusengere dusoza?
ariko mwareka tugakoresha agenda, hari hasenze umukobwa agasenga n'umusore. Yego. Imana dusenga. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwo watuyoboreye gahunda kuva dutangiye none tukaba tuzisoje amahoro, ntubishimirwe. Amen. Ingabo rero mwami, tugiye gusubira mu ngo z'ababyeyi, ugendane natwe, uturinde imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kandi mwami, ukuboko kwawe kutugumeho iteka ryose. Ingabo tugusabye kuzagira mu bwami bwawe, kandi ugomeze kutuyobora mu nzira nziza, twebwe nk'abana bato, inzira zawe mwami Nyiringabo. Rero Nyiringabo, reka dusoreze aha kandi twizeye yuko ubyumvishe mu izina ryawe ryera. Amen. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jesus. Ooh. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jesus. Ubuzima buramya Imana TV. Risi Limited, iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa Risi Kivu Breeze Hotel, iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira uko asa, hamwe na restaurant nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibi byiza n'abawe muri Risi Kivu Breeze Hotel, wiyumvira amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira: ni 07 91 85 47 16, tukakwakirana yombi. Risi Kivu Breeze Hotel, igitego mu mahoteli.